Ese ntiwaba uri muri ba bantu bahora bavuga ngo numva nshaka kugabanya ibiro ariko umugati wo sinawureka burundu niyo wazana polisi? Cyangwa se ntiwigeze kugerageza diet cyangwa regime nyuma y'iminsi 3 kumva ubuzima bwahindutse nk'ubw'inka bambuye ubwatsi? None se koko kugabanya ibiro bisaba kubaho wiyicisha inzara? Bisaba se gusezera ku mugati cyane ko bivugwa ko ari kimwe mu byongera ibiro cyane? Uyu munsi turarebera hamwe igisubizo gitangwa n'umuganga w'umutima uzwi cyane Arthur Agatston wanditse igitabo The South Beach Diet. Ni igitabo gisobanura ko ikibazo atari ukurya ahubwo ari icyo uriye n'uko ugihitamo. Muri iki kiganiro turaganira ku ngingo enye z'ingenzi arizo impamvu atari ngombwa kwiyicisha inzara ngo ugabanye ibiro, uburyo bwo kubikora mu buryo bufatika, twibaze tutese koko ushobora gukomeza kurya umugati, tunatange n'inama rusange zagufasha kugera ku ntego yawe. Niba rero wikundira umugati ariko ukaba ushaka no kugira umubiri wishimira, iki kiganiro ni icyawe. Mbere yo gutangira, niba ari ubwa mbere udusuye kanda subscribe, nanone niba iyi video ubona ari ingenzi uduhe like kandi usangize iyi video ya nshuti yawe ihora ivuga ngo noneho ndatangira diet kuwa mbere kabisa. Noneho rero reka twinjire mu kiganiro. Ikaze abantu bacu ku muyoboro w'utuntu tw'ubwenge, aho tuganira ku buzima bwiza twifashishije ubushakashatsi bwizewe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ikora ku buzima bwa benshi, aho umuntu wese wifuza kutagira ibiro birenze cyangwa uwifuza kugabanya ibiro, mu bintu abwirwa kenshi usanga habamo kureka umugati bivugwa ko wongera cyane ibiro. None se haba hari uburyo bwo kugabanya ibiro utaretse umugati? Muri iki kiganiro turarebera hamwe impamvu kugabanya ibiro bitagomba kujyana no kwiyicisha inzara, dusobanukirwe niba ikibazo ari umugati ubwawo cyangwa uburyo tuwurya. Turanasobanura n'aho umugati uhurira n'urugendo rwawe rwo kugabanya ibiro. Kugira ngo rero usobanukirwe neza, reka tubanze twumve impamvu iki gitabo kivuga ko inzara atari yo nzira nziza yo kugabanya ibiro. Abantu benshi batekereza ko kugabanya ibiro bisaba kugabanya ibyo waryaga mu buryo bukabije cyangwa se gusimbuka rimwe na rimwe amafunguro cyangwa kwiyemeza kubaho akenshi mu nzara. Ariko nk'uko Arthur Agatston abivuga, iyo wiyicishije inzara umubiri ujya muri survival mode, mu buryo bwo kwirwanaho, ugatangira kubika ibinure byinshi aho kubitwika. Icyo gihe ugira irari rikabije, wabona ibiryo ukarya ibirenze urugero. Imisemburo igenzura inzara irahindagurika, bigatuma uhora wumva ushaka kurya kandi ukanarya kenshi bya bindi warwanyaga kuko uba utekereza ko utazongera kubirya vuba. Mu by'ukuri kugabanya ibiro birambye bisaba guhindura imirire, guhindura imyumvire, aho icyo wiyemeje ugihindura umuco wo guhitamo ibiryo bifasha umubiri aho kuwubangamira. Ntabwo ikigenderewe rero ari ukurya bike bimwe byo kwiyicisha inzara nk'uko benshi babitekereza, ahubwo ni ukurya neza. None se niba inzara atari igisubizo, ni iki wakora kugira ngo ugabanye ibiro mu buryo butuma utabangamirwa? Mu gitabo The South Beach Diet hatanga uburyo bugabanyijemo ibyiciro, ariko igitekerezo nyamukuru ni iki: kutarya cyane, ugahitamo ubwoko bwa Carbohydrates n'ibiribwa bigabanya inzara kandi bigafasha umubiri gutwika ibinure neza. Carbohydrates ni ubwoko bw'intungamubiri zitanga ingufu mu mubiri, ziboneka cyane mu biribwa nk'umugati, ibinyampeke, imbuto ndetse n'ibirayi. Uburyo bwa mbere bwo kugabanya ibiro udakoresheje kwiyima imirire ni ukugabanya izo Carbohydrates mbi.
Carbohydrates mbi ziboneka kenshi mu mugati w'umweru, isukari nyinshi, ibinyobwa birimo isukari ndetse n'ibiryo byatunganyijwe cyane ibi byo mu nganda. Ibi byose rero bitera isukari yo mu maraso kuzamuka vuba, hanyuma igahita inamanuka bigatuma wongera inzara. Igihe uririye ukarya byinshi binaniza umubiri bikibika nk'ibinure. Uburyo bwa kabiri ni uguhitamo carbohydrates nziza. Kurya ibikozwe mu ngano nziza byo bita whole grain cyangwa farine complete, ukarya imboga nyinshi zitandukanye no kurya ibinyampeke bitunganyijwe cyane, ibi bituma isukari yo mu maraso igenda izamuka gahoro, bigatuma utumva inzara buri kanya. Uburyo bwa gatatu ni ukongera buri gihe ku mafunguro yawe poroteyine nziza. Izo ni nk'amagi, amafi, inkoko, inyama ya dendo cyangwa inyama y'umwijima, nanone ukaba washyiraho ibishyimbo n'ibindi binyamisogwe ndetse na tofu na tempe ku batarya inyama. Poroteyine zituma wumva uhaza igihe kirekire, bityo bigafasha kugabanya ibiro no kurwanya ibinure bibi. Uburyo bwa kane ni uguhitamo ibinure byiza cyangwa guhitamo amavuta meza. Aho mu guteka wahitamo amavuta ya olive, ukarya avoka ndetse n'imbuto zumye nk'imizabibu yumye, inkeri ndetse n'itende cyangwa date. Ibi byose bigira ibinure bifasha umutima kandi ntibitere kubika ibinure bibi. Gusa mu kubikora ukabifata nk'impinduka z'igihe kirekire, bikaba umuco mu mirire yawe aho kubifata nk'igihano, ku buryo ubona utaye ikiro kimwe ukumva ko birangiye ukisubirira kuri ya gahunda wahozeho. Ariko rero reka tugaruke ku kibazo cyacu nyamukuru. Ese ushobora gukomeza kurya umugati kandi utongereye ibiro? Hano igisubizo kigufi ni yego, ariko utawuriye nk'uko wahoraga uwurya mbere. Nk'uko iki gitabo kibivuga, ikibazo si umugati ubwawo, ahubwo n'ubwoko bw'umugati uriye, ingano y'umugati urya ndetse n'ibyo uwufatisha cyangwa uwusigaho. Hano hatangwa ingero z'umugati mubi ku muntu ushaka kugabanya ibiro. Uwo ni umugati w'umweru, umugati ukozwe mu mafu yatunganyijwe cyane ndetse n'umugati ufite isukari nyinshi. Umugati mwiza rero ni ukozwe mu ifu y'ibinyampeke wisereye ubwawe cyangwa uw'ingano nziza, whole wheat cyangwa farine complete, kuko uba ufite fibre nyinshi kandi udafite isukari yongewemo. Muri make, umugati niba uwukunda cyane wawurya, gusa ufite gahunda yo kugabanya cyangwa kutongera ibiro. Uburyo bwo kuwurya neza ni ukutawurya na rimwe wonyine. Byumvikane neza, warya umugati ariko ntukawurye na rimwe uri wonyine. Umugati ugomba kuribwa wongeweho n'ikindi kiribwa gifite poroteyine, kugira ngo iyi poroteyine ibuze isukari kwirukankira mu maraso, kuko nk'uko twabibonye mu biganiro byacu byabanje, bizamura umusemburo wa insuline ukananirwa kuringaniza iyo sukari mu maraso, bityo ibirenzeho bikibika mu mubiri nk'ibinure. Warya rero umugati usize nka avoka, wawurya urimo foromaje, wawusomeza ikivuguto cyiza cyangwa ukaba wawufata hamwe n'amagi. Gusa ntugasigeho ibirimo isukari nka konfitire. Wirinde kandi kuwurya nijoro cyane. Ikindi ugabanya ingano, uduce 2 cyangwa 3 turahagije. Mbese iyo uhisemo neza ushobora gukomeza kurya umugati wawe kandi ugakomeza na gahunda yo kugabanya ibiro cyangwa kutabyongera. Ariko si umugati gusa, hari n'izindi nama zagufasha kugera ku ntego yawe yo kutongera ibiro cyangwa kugabanya ibiro. Mbere y'uko rero tugera kuri izi nama, niba tukiri kumwe, kora like bitwereke, ubundi wandike muri comment ijambo umugati, ubundi twikomereze.
Inama ya mbere rero ni iyo kunywa amazi kenshi, kuko hari igihe twibeshya ko dufite inzara nyamara ari inyota. Ikindi kandi kunywa amazi kenshi bigabanya ingeso yo kuryagagura. Inama ya kabiri ni ukwitegurira amafunguro yawe ubwawe, kuko iyo uteguye mbere ibyo wifuza kurya bituma wirinda kurya ibyo ubonye byose. Naho iyo uriye bitunguranye mu kavuyo wahuranya icyo ubonye hafi cyose utitaye ku kamaro kacyo ku buzima. Inama ya gatatu ni uko wakwimenyereza gukora imyitozo nibura iminota 30 ku munsi, ariko nanone ibi ntibigutere ikibazo kuko gukora imyitozo ntibisaba kujya muri gym gusa, no kugenda n'amaguru byagufasha. Inama ya kane, irinde stress kuko yongera umusemburo wa cortisol. Uyu ni umusemburo bita uw'umutekano muke. Iyo rero uyu musemburo ubaye mwinshi, ubwonko bugusaba gushaka icyo uhugiraho mu byo kurya, bikuganisha ku kurya ibirimo amasukari menshi, bigatuma umubiri ubika ibinure cyane cyane ku nda. Inama ya gatanu ni iyo kwita ku gusinzira neza, kuko kudasinzira bihagije cyangwa kubura ibitotsi kenshi burya nabyo byongera wa musemburo wa cortisol wavuzwe hejuru, kandi nk'uko twabibonye bituma byongera inzara no kuryagagura. None rero niba waratekerezaga ko kugabanya ibiro bisaba gusezera ku mugati ubuziraherezo, uba uzi ko atari byo. Nk'uko The South Beach Diet ya Arthur Agatstone ibivuga, intsinzi iri mu guhitamo neza no kugena ingano. Ushobora kurya neza, kutiyicisha inzara, gukomeza kwishimira umugati cyangwa kwenjoyinga umugati nk'uko mu mvugo z'ubu babivuga, kandi ukagera ku ntego yawe. Niba iyi video yakugiriye akamaro, wakanda like, ugakora subscribe niba utarabikora, ubundi ukaduha igitekerezo cyawe muri comment. Wibuke kandi gusangiza iyi video ya nshuti yawe ishaka kugabanya ibiro ariko itinya kureka umugati. Ntimuzacikwe n'ikiganiro cyacu cy'ubutaha, aho tuzagaragaza impamvu Abanyafurika babibwota amasimbi bamwe twita aba diaspora burya bakenera cyane inyongera cyangwa ibinini bya vitamine D. Naho ubutaha rero, kandi mwakoze kubana natwe, mugire ubuzima bwiza.